hari abantu twatangiranye ari amagambo maze kuyabona kenshi. Gupfa ntimuzagira gute? Muzapfa. Nicyo kinyoma kimaze imyaka myinshi cyane, kijya kungana n'imyaka tumaze ku isi. Gupfa ntimuzagira gute? Muzapfa. Niyo abantu bari muri koma bagiye gupfa babona ko byarangiye, Satani ababwira ko batari bupfe. Uzagenda uganire n'umuntu umeze nabi ugiye gupfa, abenshi azakubwira ati no, namaze kubona ko ntari bungire ntagipfuye, mu kanya agacaho. Muzashakishe abantu benshi babaye disappointed mu buryo bufatika, badisappointingwa n'abahanuzi. Abenshi nuko baga basengera abantu babo, umuntu akaza akamubwira tumva ntabwo agipfuye, yakize. Hari ahantu nigeze kujya ku kiriyo, ntungutse umukobwa araza, nari mfite bire yanjye, ati ngiye kubaza ibibazo biri gusa, igisubizo cyabyo kiranyereka kuri bwinjire muri uru rugo cyangwa utarwinjiramo. Ndavuga nti karabaye noneho. Habaye iki? Atoya, uranyemerera nkubaze? Ntimbazanye kugira Imana. Icya mbere, Imana iravuga. Ni cyane. Icya kabiri, Imana irabeshya. Ntibishoboka. Ati sohoka. Genda singushaka muri uru rugo. Abantu mwirwa mutubeshya igihe cyose, none uraza gusa reka na Bibiliya kuza gushuka abantu. Ati hoshi, ntabwo ushaka iwacu. Na mwana we kutanzi nkaba nakuzi, imyaka yawe n'iyanjye ko bidafite aho bihuriye, uranyirukana, ubwo burenganzira buhawe nande? Reka twumvikana. Ati niba ikibazo ufite ari Bibiliya mfite, ntabwo ndi buyirambure, ariko kuvuga ngo ntabwo nza mu rugo mwagize ibyago, ibyo nta burenganzira bifitiye. Hoshi genda utuze. Ndinjira, sindi bubwirize, sindi busome Bibiliya, ndaza nk'umunyarwanda, ibyo ndabyemerewe. Atoke, niba utari bugisome nta kibazo ngwino. Agenda yicaye, turakomeje turaganiriye. Burya hari igihe abantu bazi ngo tuba tuzi kuvuga Bibiliya gusa. Reka da. Iyo Imana yaguhaye Bibiliya irakwagura no mu wundi ubwenge n'ubumenyi. Haleluya. Iyo wajya muri politics wowe uzimenya cyane, kuko uzi ko nyinshi naho zikinirwa nyinshi ubuhazi. Bigeze aho rero aza gutangira kumva ndi umuntu wo kwegerwa no kuganirizwa. Nuko ashize akanya araza ati ndashaka gusaba imbabazi. Ntizikize. Ati uburyo nakwakiriye nabi. Ntoya, nge ndakumva, ahubwo si ikibazo kiri hehe? Atumva uyu mwana wapfuye mu cyumweru gishize nari ndimo gusenga, pastor wanjye araza arakomanga arambwira ati rekeraho gusenga, rekeraho, umwana yakize. Yagize gute? Yakize. Umuntu yararwaye kansa, ubwo icyo yasengaga yari kwa muganga. Amubwiye ko yakize, yahise amuhamagara arambwira atumva ati wakize. Ijuru ryabitangaje ko wakize. Wowe uriyumva gute? Umwana yabyumvise gutyo, nawe yumva yagize ate? Yakize. Arasezera kwa muganga, arataha. After 2 days agira ate? Arapfa. Ubwo yarafite ako gahinda n'icyo gikomere cyuko Imana yamubeshye ngo yagize ate? Ngo yakize, kandi agahita agira ate? Agahita apfa. Satani abeshya abantu ko batapfuye niyo bamaze kubahamba. Niyo bamaze kugira gute? Kubahamba. Ugasanga abantu bari mu bituro, ariko abantu bafite n'ubwoba bwo kuba bahanyura, ngo abantu bahamye batagira icyo babatwara. Ubu hari abantu benshi mwicaye aho, nkubwiye ngo nataye iPhone mwirimbi hakurya hariya Rusororo, nkakurangira ngo ku gituro nomero iyi niyi, genda uyikureyo. Hari abantu benshi hanga batatinyiwe kujyayo. Nkaguha coordinates kabisa, kumva nomero iyi niyi, niho naricaye niho nyisize, genda uyikureyo. Abantu benshi bari aha ntabwo bajyayo.
batinya kugira gute? Batinya kujyayo. Abana bari bagiye kwicira imyembe, burya muri za ntuza nyinshi usanga ibiti byarahameze, barimo bicira imyembe. Igihe barimo kuyigabana, haza guca umukuru w'idini umwe, yumva barimo baragabana, uyu ni uwawe, uyu ni uwanjye. Noneho yumvise uyu ni uwawe, uyu ni uwanjye. Ahantu ko nzi ko twashyinguye abantu bihaye Imana, batangiye kubagabana gute? We yumvaga ngo Satani na Yesu barimo kugira gute? Barimo kubagabana. Arirukanka ajya kwa bosi mukuru, atumva ibyabaye. Noneho ati bimeze bite? Ati sha, ubwo twari tugira ngo hari ahantu hari abantu bihaye Imana, ati sha barimo barabagabana. Ati byuvuga ni biki? Ati barimo barabagabana. Ati ngwino tugende. Noneho uko amuzana, undi akagenda afite ubwoba bwo kugira gute? Bwo kuhagera, kuko ibyo yahumviye yabyumvise. Wa muyobozi mukuru ahageze asanga bamaze kugabana yari aho. Noneho abazatse uri hakurya y'urugo. Umugabo yakijijwe n'amaguru agira ngo niwe bagezeho. Noneho iyo bigeze ku rupfu, Satani agerageza kwifatira abantu benshi, kubera ikinyoma yabishyizemo. Abantu benshi baba mu bubata bw'icyo kinyoma, abantu benshi bagakora ibidakorwa kubera icyo kinyoma, abantu benshi batakaza ibyabo kubera icyo kinyoma. Ubwo ndavuga abatari abakristo. Abantu benshi batakaza ibyabo ngo bashaka gushimisha ababyeyi babo bagize gute? Bapfuye. Ariko ari ikinyoma cya Satani. Gupfa ntimuzagera gute? Muzapfa. Umugaragu w'Imana Pawulo yaje kumva amakuru mabi mu itorero rya Tesalonike, ko abantu batangiye gucika intege cyane no kubura ibyiringiro. Ryari itorero ryari rifite umurava ukomeye, bari bazi ngo Yesu azaza asanga ari bazima bose, ahite abatwara mu ijuru bigendere. Ariko uko arushaho gutinda, babona abantu batangiye gupfa, babona abapasiteri batangiye gupfa, babona abadiyakoni batangiye gupfa, babona abantu bizeraga batangiye kugira gute? Gupfa. Kandi Yesu atagira ate? Ataza. Batangira kumva fiyori zitandukanye. Pawulo niko kubandikira, niko kugira gute? Kubandikira. Arababwira ati ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo bagize gute? Ibyo basinziriye, kugira ngo mutababara nk'aba bandi badafite iki? Ibyiringiro. Ubwo twizeye ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera ko Imana izazana na Yesu abagize gute? Abasinziriye muri we. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifata umuntu wapfuye nk'umuntu wasinziriye. Wagize gute? Reka mbabaze, muri mwe ninde usinzira agakomeza akamenya ibiri hanze? Iyo wasinziriye hari icyo ubuze? Halo? Iyo wasinziriye wowe ushaka gukomeza ugakurikirana? Iyo twasinziriye ntabwo tumenya ikindi kugeza dukangutse. Kugeza tugize dute? Dukangutse. Bibiliya yigisha ko iyo umuntu yapfuye aba yasinziriye. Aba yagize gute? Hari umusore yagize gusinzira iminsi 2, arayipfuka neza. Yari yiriwe mu bukwe ku Saturday, avayo yarushye. Sunday arasinzira, Monday agira ate? Arasinzira. Tuesday morning, igihe arimo kwitegura kuza ku kazi, telefone parara arayifasha. Boss ati niko ko utakiza ku kazi habaye iki? Umwana ati se mwatangiye gukora mu weekend ryari? He didn't know yuko yasinziriye iminsi gahe? Iminsi 2. Reka da. Boss ati niko sha, ejo ntabwo wakoze. Ati ejo hari ku cyumweru. We ntabwo yarazi ko iminsi yatambutse ari ngahe. When we are dead, we are asleep.
tuba tugize gute? Tuba dusinziriye. Ariko ikintu kimwe Bibiliya itwigisha ni uko abasinziriye hari igihe kigera bakazuka. Haleluya. Ariko muzuko reka turebe ukuntu Imana iwuvuga. Aravuga ati, iki ni cyo tubabwira tukibwirirwa n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe bazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziza na hato abagize gute? Abasinziriye. Kuko umwami ubwe azagira ate? Azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rigira rite? Hamwe n'ijwi ryande rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kugira gute? Mujya mwumva abantu bavuga ngo Yesu azaza mu ibanga? Mujya mwumva? Abantu bavuga ngo Yesu azaza mu ibanga. Abantu b'Imana bizeye Yesu abatware mu kintu bita secret what? Rapture. Hari umusore twaganiraga kera ni muri kaminuza, hari igihe bari bashyizeho n'umwaka 1989. That was a year for rapture, aho Yesu azaza mu ibanga agasanga kanaka arizeye, pasiteri arizeye, gutyo atwara mu ibanga, abandi ngo bagasigara ku isi mu kababaro. Bagasigara ku isi mu ki? Mu kababaro ngo k'imyaka 7. Iyo nyigisho iha abantu second chance nyuma yo kwihana Yesu yaramaze kuza, nayo ni inyigisho izatuma abantu benshi barimbuka. Muzayibona in many Pentecostal churches, bavuga ko abazaba biteguye Yesu akabatwara, abandi bagasigara ku isi bababara, bakavuga ati bya bintu burya birakomeye, nabo bakagira bate? Bakihana. Iyo theory iha abantu second chance muzayima mu Bayehova, bagwira ko hari abazajya mu ijuru, abandi bagasigara ku isi. Iyo teaching muzayibona muri religions hafi nyinshi zo kuri iyi si. Bamwe bakubwira ko ushobora gupfa utizeye, ariko ukanyura ahantu bakabanza bakagutunganya. Bakagira bate? Bakagutunganya n'akariro gake kakozaho umwanda, warangiza ugakomeza ukajya I want to tell you, Yesu kuza kwe nta banga ririmo. Ntaki? Nta banga ririmo. Azangura ijwi rirenga, hazamarayika ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kugira gute? Kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwa nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami hehe? Mu kirere. That is the biblical teaching. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Hari ibintu by'ingenzi mugomba kumenya, ibintu turimo kwiga n'ijambo ry'Imana. Umwami ubwe niko yabyigishije, Yesu niko yabivuze ko abakristo bakiri bazima bazazamuranwa n'abazabazutse. Haleluya. Tuzagendera rimwe. Muteze amatwi. Tuzagendera rimwe. Abapfuye kera bazazuka, natwe duhindurwe tuzamuke dusanganire umwami hehe? Mu kirere. Number 3, abapfuye basinziriye muri Kristo ntacyo bamenya kugeza igihe cy'iki kizuka. Numaze imyaka 3000 yarapfuye, ntabwo azi ko iyo myaka irimo guhita, kuko agize ate? Arasinziriye. Azakanguka nkaho yarayagize ati yarayapfuye. Umuntu wakora accident yazaga mu materaniro yabyuka ashaka gukomeza iyo gahunda, Yesu akamubwira ati umura byarangiye. Haleluya. 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 Umubwiriza 9:5 avuga ngo abazima bazi ko bazagira bate? Ko bazapfa. Ariko abapfuye ntacyo bagira bate? Ntacyo bamenya. Abapfuye ntacyo bagira bate? Ntacyo bamenya. Yobu 7:9 avuga ati uko igikeye ukakigahera niko numanuka gikuzimu, atazasubira kuzamuka ukundi, ntazagaruka mu nzu ye ukundi, naho yari atuye ntihazongera kumumenya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ariko Satani we yigisha ibinyuranye. Uwiteka yari yabwiye umuntu ati ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya uko ugira ute? Uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzagira ute? Ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira ute?
Satani ati ntimuzapfa, Imana iti no gupfa uzagira ute? Uzapfa. Abantu tugahitamo kumvira nde? Kumvira Satani. Millions of people prefer kumva ikinyoma cya Satani akari cyo bagenderamo. Imana abwiye ngo gupfa muzapfa nimuraka munyuranyije n'ibyo nababwiye. Gupfa muzapfa. Nukuri iyo urebye nyuma yo kurya kuri iki giti, Imana yabirukanye mu ngobyi ya Edeni kugira ngo batazaguma ho by'iteka ryose kandi ari abanyabyaha, bababara bakababazwa, barwara. Hari umugabo yari yabonye ikiraka hariya Nyarutarama cyo kubaka. Urabona engineers iyo mwabonye akazi, mwabonye ikiraka mushaka gukuramo yose, sibyo? Undi bari bamuhaye ikiraka nyine kwa kundi baguhagararaho, ugenda uzana umucanga, ugenda uzana iki, arakora. Wagiye kubona abantu araturitse, arasitse. Ati bigenze bitatu, ati Imana n'umukozi w'umuhanga. Haleluya. Bitese ati ndimo kureba iyo Imana yampaye imyaka 300 yo kubaho, nkabaho mbabaye gutya. Imana ko ari Imana y'urukundo, ni nkabyahagira myinshi shani nka 60 cyangwa 70, narangiza nkisinzira ngaruhuka. Buriya natwe Imana itugira neza kutwemera gusinzira. Haleluya. Kubera icyaha n'akababaro. Gusobanukirwa urupfu bisaba kugira ngo dusobanukirwe uko umuntu yaremwe. Ko aravuga ngo Uwiteka Imana iri mu muntu muke, mu mukungu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzi. In other words, umukungugu plus umwuka w'ubugingo tubona ubugingo buzima, a living soul. Iyo ukuyeho kimwe, bwa bugingo buba butagihari. Buba butagize gute? Buba butagihari. Ntazagira ukubeshya ngo umuntu arahari kandi yaratandukanyijwe. Wapi? Nta bugingo buhari, nta buzima buhari igihe umwuka n'umukungu byatandukanye. Ariko Satani niko agerageza kubeshya abantu. Yobu 24:5 aravuga ati ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma ngira nte mumeka. As long as the oxygen is still flowing in your body, you are still alive. Oxygen ibaye cut off, you are done. Nta wundi muntu uba ugihari, ahubwo wahindutse intumbi. Dawudi ati ntimukirengere abagize bate? Abakomeye, cyangwa umwana w'umuntu uwo ari we wese utabonerwamo iki? Agakiza. Umwuka we umuvamo agasubira hehe? Agasubira mu ki? Hari umuntu watubwiye ati reka mbabwiye, muzarebe ubutaka tubukunda cyane. Mujya mubibona? Ugasanga umuntu muturanye yashatse gutwarana ka santimetero, imbaraga zawe zishyiramo zose zishoboka. Yavuga ati burya nta kindi, ati nuko ubutaka dufite iyo dupfana cya hafi. Niho twaturutse kandi iyo tugiye niho tugira dute? Niho dusubira. Umuntu akisubirira mu ki? Mu butaka bwe. Uwo munsi imigambi ikagira ite? Igashira. Impamvu abazima bazi ko bazapfa, ariko bapfuye bo ntacyo bagira bate? Ntacyo bakizi kandi nta ngorane bakizeye kuko batakibukwa. Impamvu nta yindi, urukundo rwabo, urwangano rwabo, ishyari ryabo, byose byabigize bite? Reka nkubwire, umuntu niba yari inshuti yawe agapfa, ntugira ngo azakomeza gukunde. Turi kumwe? Urukundo rwe rwagize gute? Rwashize. Niba yakwangaga ukaba uzi ngo kwanga urunuka, numanya yapfuye, ujye uvuga utaho ntabwo azongera kunyanga, kuko urwango rwagize rute? Rwarushize. Iyo umuntu yapfuye ibye biba byaranye. Akarero ko hari abantu benshi batajya bagakurura neza ngo babyakire. Haravuga ngo abapfuye ntibashima nde? Abapfuye ntibashima nde? Ntibashima Uwiteka. Cyangwa abamanuka bajya ahagira gute? Ahacecekerwa. Nshuti muvandimwe, niba ujya uteganya kuzajya ushima Imana, niba uteganya kuzakorera Imana, ntuzategereze ko uzapfa, kuko iyo wamaze gupfa byagize gute? Zabyaranye. Umuntu niyo yaba ari intunganye bingana iki, iyo yapfuye ibye biba byagize gute? Biba byashize. Ntawushima Uwiteka yamaze gupfa.
Yobu arongera akavuga ati ariko umuntu we arapfa akagendanira ko ni ukuri umwuka w'umuntu urahera ubwo akaba ari he aribaza ati niko umuntu aryama uba utagira gute uba utabyuka kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho ntabwo bazakanguka cyangwa kubyutswa ngo bave mu biki ko se bibiri ibintu uvuga ko bivuga twareba muri practice tukabona biranyuranye tuzabihuza dute hano umugabo agiye kwigisha ibintu ndimo kuvuga muri Kenya baramureba baramuseka ati sha tuzagutumira twakoze inama ababyeyi bacu badusuye ubwo ababyeyi babo nabari barapfuye sibyo badusuye mu nama nawe maze wongere uvuge ayo magambo yivugishwa sha umunsi umwe baramutumira bari bafite inama y'ikintu gikomeye cyane akora amakosa agenda yakerewe asanga inteko yagize ite yicaye inama irangiye yajya kubona akantu hari hicaye umuntu ati arabuze yajya kubona ahantu handitse umuntu arabuze umugabo wahinze igitengo aravuga ati birashoboka ko naba ndi mu nama n'abadayimoni hari imbaraga hanze aha zikomeye zishaka gushyigikira cya kinyoma ntimuzagira gute ntimuzapfa gupfa ntimuzagira gute icyo kinyoma kirakomeye ku buryo abantu benshi kugira ngo uzabyigishe babyumve bisaba imbaraga y'ijuru haleluya ariko aravuze ati cyamukambisha ikuzimu ukandinira mu rwihisho kugeza ubwo uburakari bwawe buzashirira ariko ukantegekera igihe ukazanyibuka haleluya ni ukuri hari igihe Imana izahamagara amazina y'abera bose ko 14:10 avuga ati umuntu napfa azongera abeho ati nawe nihangana iminsi yanjye intambara yanjye yose ntegereje igihe cyanjye cyo kurekurwa wampamagara nagira gute nakwitaba hari Yesu azahamagara amazina yabe bose icyama nawe ukazaba umwe mu bazavuga ati nanjye ndi hano haleluya nawe ukavamo Yobu ati iyo ntegereje ikuzimu ko ari iwanjye iyo nashishe uburiri bwanjye hehe mu mwijima ni byinshi reka nihute none se nibarize ikibazo niba ibingibi ari bishyo ku bijyanye n'abatagatifu byo biti tubona ubutagatifu ryari ko hari igihe abantu benshi batabarwa n'abatagatifu ubwo byo twabihuza gute ikintu cya mbere nshaka kubabwira ni uko abantu baba batagatifu ari bazima haleluya dutagatifuzwa n'amaraso yande ya Yesu agira unsomera Abaheburayi 10:10 yego niko nguko gushaka kandi twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wa Kristo twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wande ry'umubiri wande uyu wandika yandikiraga abantu bapfuye cyangwa yandikiraga abantu bazima bari bazima bari bapfuye bazima dutagatifuzwa n'umubiri wande wa Kristo n'amaraso ye wahuranyije umurongo byabaye ryari rimwe gusa turabanyefezi abandikira yabise gute yandikira abefezi igice cya mbere umurongo wa 1 n'uwa 2 ngewe Paulo intumwa yande ya Yesu Kristo Imana yabishatse kubatagatifujwe bindahemuka hehe muri Yesu Kristo mbifurije ineza n'amahoro biva kuri nde abatagatifu yavugaga nabo barapfuye cyangwa n'abari mu itorero
n'abari hehe, n'abari mu itorero yandikiraga, ntabwo ari abantu bari barapfuye. Nshuti bavandimwe, iyo tuvuze abatagatifu tuba tuvuze abantu bemeye kwezwa n'amaraso yande ya Yesu Kristo. Gutagatifuzwa mu rurimi mumenyereye ni ukwezwa. Ni kugira gute? Ni ukwezwa. Ariko hari ukuntu itorero ry'i Roma ryafashe abo bantu bita abatagatifu, atari uko batagatifujwe n'amaraso ya Yesu, ahubwo ari uko church yicaye, hari council yicara ikiga ku bikorwa by'umuntu, bagahita bamuhindura umutagatifu. Bakamuhindura iki? Mu Rwanda mushima Imana ko namwe mufite umutagatifu. Aloyizi nde? Muramuzi? Ntabwo muzi umutagatifu wanyu? Ni Sipiriyani. Ariko hari n'undi. Sipiriyani ni w'ejo bundi. Sipiriyani ni w'ejo bundi. Hari n'undi bari baratagatifuje kera. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki? Ni uko aba bantu iyo tubatagatifuje barapfuye, tuba tunyuranyije n'ijambo ry'iki? N'ijambo ry'Imana. Kuko umuntu atagatifuzwa ari muzima. Somera urwambere rw'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 1 n'uwa 2. Yego. Imana yabishaka hamwe n'umuvandimwe wacu Sositene kuri kiliziya y'Imana iri i Korinto. Kuri kiliziya y'Imana iri iki? Iri i Korinto. Ariyo mwebwe abatagatifujwe. Ariyo mwebwe abagize gute? Abatagatifujwe muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo. Mugahamagarirwa kuba intungane. Mugahamagarirwa kuba iki? Kuba intungane hamwe n'abandi bose. Biyambaza aho bari hose. Biyambaza aho bariho? Abari hose. Izina rya Nyagasani Yesu Kristo, umwami wabo n'uwacu. Haleluya. Haleluya. Ariko amagambo murayakurura. Murayakurura cyangwa ntabwo muyakurura? Murumva ibyo turimo? Abantu b'Imana iyo beguriwe Kristo babiswe abatagatifu. Haleluya. Kuvuga ngo you've been set apart, mwaratoranyijwe, mwabaye ishyanga ryera, ubwoko bw'Imana, niko gutagatifuzwa. Haleluya. Ariko abavandimwe bacu bagira umutagatifu hafi wa buri kintu. Hari uwitwa mutagatifu Claire, ni umutagatifu wa televiziyo. Mutagatifu Denis ni umutagatifu w'umutwe. Mutagatifu Hedrian ni umutagatifu w'abaga amatungo, abakora za buki. Nshuti bavandimwe, ntidutegereze ko dupfa kugira ngo tubone guhinduka baki? Abatagatifu. Haleluya. Kuko ikuzimu ntago bashima iki? Ntago bashima Imana. Imana tuyishima tukiri bazima. Imana tuyisenga tukiri bazima. Niba ushaka hari umuntu ugusengera, wishakisha muri bandi bapfuye, shaka umuntu uzi ko yizera Imana agusengera, gusabira umugisha. Haleluya. Wishakisha abapfuye. Umugaragu w'Imana Daniel avuze ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka, bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugura iteka ryo. Hari abantu benshi baryamye. Intore z'Imana zakoze iby'ubutungane, igihe kizagera zizakanguka. Haleluya. Bakangukire ubugingo buhoraho. Ariko n'abandi bazakanguka. Burya nta muntu utazazuka. Abantu bose bazagira bate? Bazazuka. N'abapagani bazazuka. Ariko itandukaniro bazaba bazukiye. Imana rero yaduhaye amahitamo. Impamvu the theme for this evangelist campaign nayise the better alternative. Amahitamo meza kurusha ayandi. Burya Imana yaduhaye ibintu bibiri. Umuntu ashobora kuvuka kabiri. Kuvuka kangahe? Kabiri. Kuvuka bwa mbere ntawe ubihitamo. Ntawe ugira ute? Ntawe ubihitamo. Twisanga mu isi, ntawe uhitamo aho avukira,
ntawe uhitamo ababyeyi be. Pastor, wowe warahisemo ababyeyi bawe? Wapi? Ndetse reka mbabwire, benshi muri twe iyo baguhitishamo kubyara ntabwo uba warahisemo ababyeyi bakubyaye, uba warahisemo kuvukira ahandi. Ndabeshya? Yego, hari bamwe bishimiye ababyeyi babo, ubona bakubereye intangarugero, bagukorera ibishoboka byose, ariko hari abandi bakora reflection kavuga ati iyo nza kubona amahitamo ntabwo ababyeyi bambyaye baba bakaba barambyaye. Ariko ndashaka guha inkuru nziza, ufite amahirwe yo kuvuka bwa kabiri. Haleluya! Ntukomeze guheranwa n'ako gahinda k'abo babyeyi bakubyaye, guhera uyu munsi ukaba mwene Imana. Haleluya! Kuko ijambo ry'Imana rimwe ridaca ku ruhande. Imana itubwira uburyo Yesu Kristo yaje mu isi, akaza mube bakamwanga, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Haleluya! Kandi ubwo bubasha buri free to everyone that believes. Iyo rero uhisemo kuvuka rimwe, kuvuka kangahe? Rimwe. Ukanga kuvuka bwa kabiri, be rest assured uzapfa kabiri. Uzapfa kangahe? Uzapfa kabiri. Urupfu rwa mbere turwita urupfu rw'ibitotsi, buri umwe wese ararupfa, yaba ari umwizera, yaba atizera, yaba azi Imana, yaba atayizi, bose barapfa. Si bya bindi abantu bajya babeshya abandi ngo kanaka ngo buriya ngo Satani yamwibye. Satani yiba umuntu gute? Impinja zirapfa, abasore barapfa, abasaza barapfa. Urupfu rugera ku bantu bo, ntabwo rutinya amayibobo nk'uko rudatinya minisitiri cyangwa perezida. Kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo no gupfa muzagera gute? Hari ugeze mu gushaka kurucitinga aravuga ati njyewe nzaroha ruswa tu, ntabwo ruzacika. Nuko umunsi umwe ruramusura, arutereka inzoga. Arutereka iki? Inzoga. Rumaze gusinda areba kuri lisite asanga niwe wari ugezweho. Rumaze gusinda izina rye agira ati ararisiba hejuru, aryandika hasi. Aryandika hasi. Nuko ngo bukeye ruti rero ushaka kubera ko wangushije neza, gahunda yari yanzanye ndayihinduye, ntabwo nkigendeye ku rutonde uko nari naruzanye, ahubwo ndahera hasi nzamuka. Yashoboye kurucitinga? Wapi! Uko gahunda yari iteganyijwe nanone niko byagize gute? Niko byagenze, niwe wari ugezweho. Nubwo yari yishyize hasi, batangira hasi, noneho abari bagira bate? Abari ucaho. Kandi upfa kabiri azazuka mu muzuko wa kabiri. Umuzuko wa kangahe? Wa kabiri. Imizuko ni ngahe? Ni ibiri. Hari umuzuko wa mbere w'abakiranutsi, hakaba n'umuzuko wa kabiri w'abanza agakiza. Hari umupasitori umwe yageze kujya kwigisha itorero rye, nyuriye mu kazi nk'ako niriwemo, atateguye sha, avuga ati ariko ibyo ari byose nindambura Bibiliya ndibubonemo ijambo rigeneye mu bwoko bwanjye. Arambuye agwa mu byahishuwe, ava ku muzuko wa mbere, atubona umuzuko wa mbere. Barahirwa abari muzuko wa mbere, kuko urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Abwira itorero atumva, mwese muzagerageze. Haleluya! Mwese muzagerageze, muze muzuko wa mbere, ariko nimugira ibyago ukabapfunyukwa, muzagerageze niba muze mu wa kabiri. Niba hari ubujiji bubaho kandi bukaba bubi cyane, ni ubujiji bwo kutamenya ijambo ry'Imana. Ni ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu ni ukuri mbashima mwese kuba mwemeye mugatanga igihe cyanyu muri iyi minsi y'amakati, mukemera kuza kwiga iyo nyota yo kumenya. Imana ibahera umugisha. Haleluya! Haleluya! Ibi byanditswe ntabwo nabona umwanya wo kubisoma, ni byinshi.
ariko tuzi neza ko umuntu ashobora kuvuka bwa mbere akavuka bwa kabiri kubera ko ahisemo Yesu. Ubutse bwa kabiri twavuze ko apfa rimwe, kandi urwo rupfu Bibiliya ivuga ko ari amahirwe. Ari iki? Mu Byahishuwe 14:16 ngo barahirwa, ngo bagira bate? Barahirwa abapfapfira mu mwami wacu, ngo baruhuke imihata yabo, ngo ariko imirimo myiza igenda igize ite ibakurikiye. Reka twihute. Ikibazo kiri imbere yacu irabaza ngo niba bapfuye ntacyo bamenya, imyuka ivugana n'abazima ni iy'abandi. Kuko nanjye ubwanjye nigeze kubonera umwana w'umukobwa imyuka yamumanitse mu gisenge cy'inzu yambaye isikati murayizi ijipo, kandi ijipo ntibe yamanuka ngo yambare ubusa. Murumva iyo fenomeno? Umukobwa yambaye iki? Ijipo, amaguru ari hejuru, umutwe uri hasi, ariko ntabe yakwambara ubusa. Ijipo ikomeza uko yakabaye. Ni abakurambere bari bababaye. Iwabo bagomba gushaka intama zo kubaga, ibibindi by'inzoga, kugira ngo babahe umwana bamugire mute, bamurekure. Kandi niko byagenze, barabikoze. Umukobwa avayo neza, arongera arahagarara akomeza ubuzima. Kuko niba bapfuye ntacyo bamenya, iyo myuka ni iy'abandi. Ni iy'abandi. Reka mbaye nk'urugero, katuvuge n'utuzi Bikira Mariya w'ikibeho, sibyo? Itariki 28 z'ukwezi kwa 11 muri 1981 yabonekeye umukobwa witwa Alphonsine mu Mureke. Yari afite imyaka 15. Tugiye twarihuriye ikibeho. 12 z'ukwa mbere muri 1982 abonekera witwa Nathalie Mukamazimpaka, kandi babonekeye aho yaboneye na Alphonsine. Itariki 2 z'ukwa gatatu 1982 abonera Marie Claire Mukangango. We ntabwo nubwo yabyizeraga. Aho ni mu Rwanda. Hari uwita Our Lady of Nikita muri 1973, mu mezi 4 akurikiranye yabonekeye a Buddhist convert, kandi we yaragiye kurangiza nyine amahugurwa yari arimo, ariko aza kumubonekera uwitwaga Agnes Sagawa. Bavuga ko we mu kubonekera yamuvugishije binyuze muri wooden statue of herself. Hari statue z'ibiti za Bikira Mariya, ngo yaramubonaga yaburidinze inshuro nk'ijana na zingahe n'imwe, aburidinga arira. Kuko turabihuza gute na Bibiliya? Ko abantu babonekerwa mu buryo bugaragara. How would we reconcile the two? Our Lady of Good Help, aha ni muri Amerika. This was a Belgian immigrant yaraje muri United States muri 1859. We yamubonekeye inshuro 3, ariko we yaduhaye kuru. Aho ndamushima, yaduhaye kuru kugira ngo tumenye uyubonekera abantu ninde. Kuko all the 3 times introducing herself as the Queen of Heaven. Queen of what? Queen of Heaven. Iyi kuru yaranshimishije cyane, kuko yongeye muri Bibiliya iyi title nyisangamo. Queen of what? Umugabekazi w'iki? W'ijuru. Niyo kuru nabonye, mbona muri aya mayerekwa yose umuntu yajijwa akaba yagira ngo koko ni Imana irimo gukora ibi bintu. Ukaba wagira ngo koko uyu mubyeyi urimo kubonekera abantu ni wa wundi wabyaye Yesu. Ariko the Queen of Heaven yabayeho mbere yuko Yesu agira ate? Mbere yuko Yesu avuka. Twagiye muri Bibiliya. Uri tayari? Somera ibindi bazabyisomera. Ezekiel muze kuhisomera nimugera mu rugo. Ezekiel 8:14-16 birakwereka ibintu byabaga mu itorero ry'Imana, aho itorero ry'Imana ryavuye kuri Bibiliya riva ku Mana, batangira gusenga ibigirwa Mana by'i Babuloni. Ariko niyo tujye muri Yeremiya 7:18. Mwumve iby'uyu mugabekazi w'ijuru. Yego.
abana batashye inkwi, abana batashye inkwi, soma neza, naho base bagacana iki? Bagacana umuriro. Hanyuma abagore nabo bakavuga imitsima, bavugira umugabekazi wo mu ijuru iki? Imitsima. Imana yarabishimishije. Soma wumve. Bagasukira izindi mana amaturo y'ibyo kunywa, banyendereza kugira ngo bagire bate? Bandakaze. Isirayeli yakoreraga uyu mugabekazi w'ijuru, the queen of heaven, bakamuha offerings z'ibyo kunywa n'ibyo kurya, bashaka kora akazi ki? Kora akazi Imana. The queen of heaven is not a new thing. Yabayeho mbere yuko na Yesu agira ate? Avuka. Nsomera igice cya 44 uri ku 16 umanuke wumve. Ati ntabwo tuzakumvira. Barimo barabwira umuhanuzi, ntituzagira gute? Ntituzakumvira. Mu byo watubwiye mu izina ry'Uwiteka, ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryose, ahubwo tuzasohoza rwose ijambo ryavuye mu kanwa kacu yo kosereza umugabekazi wo mu ijuru iki? Imibavu, no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, nk'uko twagenje twe na ba sogokuruza n'abami bacu tukiri mu midugudu y'i Buyuda. Ntabwo ari ibintu byari bitangiye no mu nzira z'i Yerusalemu, ngo nibwo twabonaga tukabona ibyo kurya byinshi, tugahirwa, tutagira igiki ikibi tubona. Mwari muzi ko iyi teaching, nibagiwe Pope wabivuze, ni Pope ni Pius wavuze ngo amasengesho anyuze muri Bikira Mariya ari more effective kurusha ageze muri Yesu, kuko Bikira Mariya ni umubyeyi. Ni iki? Burya ababyeyi bagira impuhwe cyane kurusha umuntu utarigeze agira ati? Utarigeze abyara. Ari more effective ku buryo iyo unyuze muri Bikira Mariya akajya kwa Yesu biba ari itegeko. Biba ari iki? Biba ari itegeko. Yesu ntabwo aba afite ubwinyegamburo, kuko icyo nyina mutegetse aba agomba kugira gute? Kugikora by default. So aba bantu bavuze ati tubiretse twarashize, inzara yaratwishe. None rero sasa katumvikane Yeremiya, tuzakora ibyo twagize gute? Twiyemeje ijambo ryose bisohoka mu kanwa kacu niryo tuzasohoza. None se ko ari bitangaza kubibona no kubihakana bikanga. Umugabo ejo narimo kumbwira, yarutse kujyana ikibeho na mama we, atumva yansutseho amazi ngeze aho ndahuma, ati ubu ntabwo ubibona, ibyo tubona kuki utabibona wakigoryiwe. Abantu babona ibitangaza, kandi niba hari umuntu uzayoba muri iyi minsi tugezemo, ni umuntu ugendera ku bitangaza. Murigendera ku biki? Be rest assured, ibitangaza bizayobya benshi. Nagira ngo aho tube tuhavuye, simbuka ujye mu rwa kabiri rw'Abatesalonike, unsomere igice cya 2 uhere ku murongo wa 9. Mwumve abantu akaga bagiye kuzahura nako, kuko hari igihe abantu ukuri kw'Imana gusohoka, ijambo ry'Imana rigasohoka, ariko bakumva bagomba gukora ibyo bagambiriye mu mitima yabo, bakumva bagomba gukora amagambo yasohotse mu kanwa kabo anyuranye n'ijambo ry'Imana. Wagezeyo? Hera ku murongo wa 9 umanuke. Ngo kuza kuba mugome ngo biri mu buryo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibiki n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibiki by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa. Oya, soma neza. N'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bagira bate? Ngo bakizwe. Niyo mpamvu ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo bizere iki? Ibinyoma. Kugira ngo batizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa, bacirwaho iki?
The difference is simple. Do you love the truth? Ushobora kwemera iby'Imana yavuze ko ari ukuri. Igihe udakunze ukuri, Imana irakureka, hakaza ibimenyetso, ibitangaza, ibintu byose by'ubushukanyi, kugira ngo abadakunda ukuri bazizere ikinyoma barimbuke. Ariko ikizabarimbura nta kindi, nuko batakunze iki? Batakunze ukuri. Haleluya. Reka nsoreze ahangaha mu Byahishuwe 13:13 bati mbona imyuka itatu. Imyuka ingahe? Isa n'ibikeri iva mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka muhanuzi w'iki? Mu binyoma, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Imyuka itatu isa n'ibikeri. Isa n'ibikeri. Ibikeri. Ariko hano hari abantu biga ibijyanye n'ibikerera. Nta mu specialist w'ibikeri wari hano? Bino nkubaze sha. Bino nkubaze. Ninsanga yiga architecture ndamureka. Aricaye. Ngwara biga iki? Zoology. Wiga iki sha? Civil engineering. Wewe wiga iki? Apu mwese ntabyo muri bumenye. Ninde wambwira icyo azi ku gikeri? Icyo buri muzi ku bikeri? Feel free. What do you know about frogs? Ukizi iki gikeri? Cye? Cye? Gikunda iki? Amazi. Wari wakibona kiyanywa? Kiba mu ki? Mu mazi. Okay. Igikeri kiba mu ki? Mu mazi. Nawe urakibona ku muhanda? Nawe urakibona? Murakibona. Igikeri gifite capacity yo kuba mu mazi no kuba mu butaka. Turi kumwe? Ushobora kugikura mu mazi ugira ngo uragihimye ukakijugunya umusozi kitaho saho nkuye. Imbohe yarigize ite? Imbohe yarinyishe kikaryoha. Iyi myuka itatu isa n'ibikeri iranga abantu benshi bari mu matorero n'amadini bashobora kubivanga byombi kandi nta kibazo. Nta kibazo. Bakitirirwa izina rya Kristo, ariko ibyo Kristo yigisha babishyira ku ruhande. Nimura mu rusengero uzagira ngo Yesu ari buze uwo munsi. Ariko mu kanya nimuhurira ahandi wibaze niba ari wowe wabonaga cyangwa niba ari undi. Imyuka isa n'ibiki? Ibikeri. Burya niba hari ikinyamaswa kiba kiri stable n'igikeri, uragifata wakijugunya kijya kugwa cyagaragaye kikureba gutya. Very stubborn animal. Abantu batwisa benshi bafite imyuka y'ibikeri. They are very stubborn. Ntibashaka kumva ibyo Imana ibabwira, ntabwo babyumva, ahubwo bashaka gukora ibyo bagambira imitima yabo n'amagambo yasohotse mu kanwa kabo niyo bashaka kubahiriza. Iyi myuka itatu niyo ijya mu isi igakora ibiki? Ibitangaza. Nakababwira ibikeri ibyabyo ni byinshi ntabwo nashobora kubibabwira. Buriya hari ikintu mutazi ku gikeri, burya ni igisambo shaho. Igikeri ntabwo kizi kwipimira inda. Ushobora kugiha kikajya kigaturika. Abakunda iby'isi ntibagira bate? Ntabwo babihaga niyo nimutwe yaturirimba. Ikizakubwira umuntu ufite umwuka w'ibikeri sha, burya bashaka kwikubira. Abashaka kugira gute? Bashaka kwikubira. N'utwo bakena badushaka. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se igira ite? Ishimwe. Kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bimeze bite? Ibyiringiro bizima. Inshuti bavandimwe, Yesu Kristo nta kindi cyamuzanye mu isi ni ukugira ngo dushobore kugira ibyiringiro bizima. Haleluya. Ibinyoma tubireke, twemere inyigisho nzima, kubera ko Kristo yazutse, kandi ubwo yazutse dushobora kuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Niwo namwe mubikiwe hehe? Mu ijuru. Ibinyoma biri hanze aha ni byinshi,
ariko Imana ishimwe yuko yo yaduhaye ibyo tugomba kumenya, kandi bimwe muri byo bikaba biduhishiriye uyu mugoroba. Urwa mbere rwa Yohana 5:10 ati kandi uko guhamya nuko Imana yaduha ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa muri nde? Umwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo budashira, nawe udafite uwo mwana nta bugingo agize ate? Niyo mpamvu inshuti bavandimwe, buri mugoroba mbaha amahirwe yo kwiyakira Yesu, kugira ngo mubeho nta bwoba mufite, mubeho uzi ko ufite ubugingo bugize gute? Ubugingo buhoraho. Iyo umuntu afite ubugingo buhoraho ntatinya urupfu, kuko uzi ngo urupfu ni ugusinzira, kuko bakuraho light. Kuko bakuraho iki? Light. Ubu aka ni akiki? Ntacyo kamfashije. Nenda kubakuriraho amashanyarazi muri uko bigenda. Uko urupfu rugira rute? Rugenda. The light is switched off, ariko amashanyarazi aba akirimo. Hallelujah. Switching off, igihe kizagera switching on. Iyo ufite Yesu uba ufite ubugingo buhoraho. Udafite Yesu nta bugingo afite. Yavuze ati ibyo mbibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwami wacu, ry'umwami w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo bugira bute? Buhoraho. If you have the Son, you have eternal life. If you don't have the Son, you don't have eternal life. Ibi nta mwanya mfite wo kubisobanura, amasaha yagiye, tugomba kujya kurya. Ariko Yesu ati dore mpagaze ku rugi ndagira nte? Ndakomanga. Umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe tugira dute? Dusangire. Ariko ikirenze icyo ni uko azaguha ubugingo buhoraho igihe iby'isi bizaba birangiye.